bicara mu modoka baragenda za zindi 11 nazo zijya mu biraka bisanzwe baragenda bararya baranywa barangije baba baratashye bageze ku gipangu ubwo yabo niyo yinjiye nyuma izindi nyine zagiye mu biraka zari zatashye mbere bamaze guparika iyo ngiyo Yesu arambwira ngo witegereze uriya mugabo agiye kuraga kuraga se ikinyarwanda kuraga noneho Yesu arambwira ati byitegereze naramwitegereje yarinjiye araza areba za parika ya indi yazanye areba za zindi ze arangije yinjira abonye ko nta kibazo zifite arangije yinjira mu nzu aho ajya kuryama twihute tugera aho barara rero uburiri bwari nka buno hano hari intebe agatebe ko kwicaraho hano ku ruhande naho hari akameza Yesu yambwiye ngo mwitegereze agiye kuraga ese yaraze gute yamaze kwitegereza izo modoka abonye ko nta Yesu arambwira ngo icyigisho kiraho kwa kundi yarari kwikuramo amakote amafaranga udutabo twa banke amatelefone arambika icyigisho gihari kwa kundi tubikora tuba turi kuvuga ngo wasiwe sigara n'ibyawe aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize yakoze murogo akuramo telefone atanga amakuru kuko ariyo yari yatiriye arangije ayirambika ku meza sigara n'ibyawe aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize akora mu mufuka akuramo agatabo ka banke aravuga ati amafaranga ariho naya wasiwe sigara n'ibyawe ngaka gatabo amafaranga ari kuri banke aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize arakarometa akuramo amafaranga ati naya yandi nagiye kwiyakiriza nakoresheje yahasigaye sigara n'ibyawe nayarayometa aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize sigara na rino kote ino karuvati ino shati uno mukandara ino pantaro zino nkweto aya masogisi aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize arangije kubikora gutyo ubwo rero uwo mugabo itangazo rimaze kuza kuko nta kindi yari kongeraho cyakoze agerageza gutanga impamvu avuga ati rero nubwo umbwiye ko iminsi yanjye irangiye ariko mfite abana bari kwiga hanze kandi umugore ntiyashobora kubarihira none cyakoze nanone kuba waje ntiwagenderaho mfite akana k'akarema kari karananiye genda ukajyane wenda ngiye uzagaruka kunjyana ubutaha maze kurihira bari abana ku ishuri wagize ngo rwaremeye se rwaramubwiye ngo ni wowe ndi gushaka kandi ndi kwihuta arongera avuga ati rero wenda karakanura kagaye kuko ari gatoya dore mama arashaje kandi ntiyazashobokana n'umukazana we genda bari wujyana ngiye uzagaruka kunjyana ubutaha mbanze kiri ibintu kuri gahunda wagize ngo rwaremeye rwaramubwiye ati ndi kwihuta ntunyereze ahubwo tugende ndi kwihuta iyo rwamanitse ishoka nta kindi kintu wakora uhita runakujyana arangije ntiyigeze abona n'akanya ko gusezera ku mugore kuko iyo birangiye biba birangiye abaragiye rero ageze kuri ya nyanja turi ku cyubahiro cyo mu isi n'umwenda w'umutirano ageze kuri ya nyanja ya Yorodani twabonye ko irangiye ubwo yari afite amatsiko yo kuzambuka agasanga y'umugabo we byanze bikunze yarazi ko yari tazi nawe aragenda ageze tugere kuri Yorodani ageze kuri Yorodani Yesu akimubona kuko yari afite imirimo myinshi yo gukiranuka Yesu aramubwira ngo ikaze mugeni nameneye amaraso umupakazi nawe aragenda hageze noneho baramubwira ati ngiyi inzira kugira ngo wambuke aragenda nawe bya byuma nkuko twabibonye biraza ndetse na zangazi nawe atangira gutambikaho umva icyambabaje uzi ko yageze hahandi umugabo yarohamiye atigeze ntabwo yigeze amenya ko umugabo yaharohamiye yakomeje agenda azi ko azamusanga imbere arakomeza aragenda azi ngo azamusanga imbere ageze hakurya ya Yorodani amaze kwambuka niho iyo mirimo rero yo gukiranuka ibamo ikanzu nk'uko mbibabwiye kandi imirimo yasigaye mu gitabo batasomye ngo ize kukubera ingazi niho itibamo amakamba y'umugeni Kristo yameneye amaraso tugeze ku gucika k'umutima rero ese umutima w'umuntu ucika ryari ubundi uno muntu w'inyuma n'uno w'imbere uno muntu w'imbere w'inyuma afite ubushobozi bwo kubana n'uno muntu w'inyuma gusa uhereye ku ngazi ya mbere twahereho twinjira muri Yorodani ukagenda ukageza ku ngazi ya nyuma isoza Yorodani iyo uno muntu w'imbere ageze ku ngazi ya nyuma isoza Yorodani imbaraga za kino kibiri ziba ziri kugenda zirushaho gushira kwa kundi ateye intambwe yambuka hagati yo kuva ku ngazi ya nyuma no kwambuka ikibazo ku bakristo rero
iyo tugeze aho ngaho ndababaza ni mwa bakristo mwe rero tumaze kubona uburyo bubiri umutima ushobora gucikamo, ushobora kuba umanutse cyangwa se wambutse. Ikibazo nabaza abakristo ndababaza nti nk'igihe mumaze muri abaririmbyi, nk'igihe mumaze muri abakristo, nk'igihe mumaze musenga, ushingiye ku mirimo wakoze nuko twagiye tubibona imirimo wakoze yo gukiranuka ko twamaze kubona ko iminsi turimo ni inyongezo. Yesu yarambwiye ngo ninze mbabwire ngo mukimenya ko buri mugoroba muraga mumenye ko iminsi muri mari inyongezo, kandi inyongezo ntiburanwa. Buryo waguze neza n'umuntu ashatse kongeza byinshi cyangwa bicyashobora no kutakongeza, icyangombwa nuko waguze ibintu washimye. None ko iminsi muri mari inyongezo, uyu munsi utashye wagera mu rugo cyangwa se uri no mu nzira ukabona itangazo rivuga ngo iminsi yawe irarangiye, urabona umutima wawe wacika ugeze he? Ese waba wambutse Yorodani? Se waba ugeze muri 1/2? Se waba ugeze muri 1/kangahe? Urabona imirimo yo gukiranuka wakoze ikwemerera kwambuka Yorodani, cyangwa se ishobora kurangira utari wambuka Yorodani? Buri wese asubiza akurikije uko abyumva, ashingiye uko yagiye ari gukora. Noneho buri wese aba ari kubyumva, kubera ko twamaze kubona afasha imfubyi, gafasha abapfakazi. Kuri Yorodani ashyizeho ingazi. Yego. Aragenda amugate mugabo wanjye rwose nubwo nkubwira ibintu kabihinyura ngo nibyo abasazi, ariko numvisha amakuru mashya ntajyaga numva. Ibi byo n'ubwa mbere mbyumva. Numvishe ko iyo umuntu akoze imirimo yo gukiranuka, iyo ageze kuri Yorodani asanga igitabo na marayika w'umufasha, arangiza akamusomera ya mirimo, ikamubera ingazi ku nyanja rupfa, akaba ariyo yambukiraho. None gerageza ujye ukora imirimo yo gukiranuka, ufasha imfubyi n'abapfakazi. Dore mu rwambariro rw'abera bari kwambara, ngwino winjire nawe mu rwambariro rw'abera, ufashe imfubyi n'abapfakazi, ufashe batishoboye, ya mirimo ushaka icyubahiro cyo mu ijuru aho gushaka icyubahiro cyo mu isi. Umugabo ati ni kwa mugore we, ndebera nawe ubujajwe uba wirwamo, ibyo nibyo bituma numva naguca no mu rusengero. None ngewe narize niga ku mafaranga yanjye, ababyeyi barandiye bararuha. Abo bapfakazi umbwira nta wigeze ntwerera n'ikayi. None uri kumbwira ngo njye gufasha abapfakazi, ninjye wapfakaje. Uri kumbwira ngo mfashe imfubyi, ninjye wazigize kuriya. Mbure gushaka imibereho y'abana banjye ngo ngiye gufasha abapfakazi. Imana yanyemereye kumpa akazi mbona n'amafaranga ngana kuriya, ntizanyemejura. Ahubwo bari bahora bifuza biganyira nibo batazabona ijuru, ariko twebwe Imana yamaze kuridusinyira. Cyo vana ubujajwaho nukajye wishinga abo bateka moto. Umugore aricecekera kuko nta kindi yari bubikoreho. Iminsi uko ugenda yicuma akomeza ajya mu nzu y'Imana. Turi ku cyubahiro cyo mu isi n'umwenda w'umutirano. Aragenda rero ubundi yongeye kwinjira mu nzu y'Imana, yumva n'andi mateka yo gukora imirimo yo gukiranuka. Ibyiza byo gukora imirimo yo gukiranuka biracyakomeje. Yumva ukuntu iyo umuntu akoze imirimo yo gukiranuka nk'uko Yohana yabihishuriwe, yumva aho inshuti itazaguherekeza, aho umugore atazaguherekeza, aho umugabo ataguherekeza, abana bataguherekeza, aho imiryango itaguherekeza, ko imirimo wakoze yo gukiranuka igenda iguherekeje. Amen. Aravuga ati nanda afashijwe aho ntazamuherekeza, aho imiryango itagira ikikora ngo iguherekeze, aho inshuti zizagarukira kuri Yorodani ntizigire ikintu zikora, imirimo yawe ntizagenda iguherekeje. Mugabo wanjye rwose namenya andi makuru, kora imirimo yo gukiranuka. Icya mbere zakubera ingazi, icya kabiri izagenda iguherekeje. Aho ntazaguherekeza, abana batazaguherekeza, ya mirimo ntizagenda iguherekeje. Umugabo ati wa mugore we narakwiyamye no gutunga umugore w'injiji nkawe itarize. Njye narize mfite akazi, nta gukora Imana kutari uko, ubwo Imana izampembera ibyo. Koko wowe uri inkandagira bitabo igera ku cyapa cyanditseho ngo hano nibahanyaro ukabura hanyaye, ngo wowe ngo kugutunga si ugukorera Imana. Reba abantu twiganye bamaze kugira imodoka 15, ngenda cyari kuri 12 kubera gutunga wowe utarigeze ugera mu ishuri. Iyo nakoraga nawe ugakora ukinjiza nanjye nkinjiza, ubizi imodoka mbamaze kuzigeraho. None wowe uri utari kunsetereza umbwira nta gukorera Imana kurenze gutunga umugore utarize. Umugore yumva bamukoza ahantu, bati Imana imbabarira amagambo menshi, araceceka aramwihorera. Bakomeza kuba mu ubwo buzima, ariko umugore hari icyo yari yibitseho nubwo atari afite ubushobozi bwo kugira ngo agire icyo abikoraho, ariko yari afite amakuru afatika. None harangije umugabo
akomeza kwibera mu ibyo ahubwo yiroha mu byaha byo gusambana no kugira gute akumva ngo imirimo akora ni bya bihumbi 5 yahaye uwo basambanye ni bya bihumbi 40 yahaye uwo basambanye akumva ngo iyo ni imirimo ari kugenda akora umugore aramwihorera iba myinshi rero igahimwa n'umwe nagiye kubona rero mbona umunsi umwe barose barakarabye umugabo yari yadodesheje amakote ajya kuri dodesha akajya avuga ati murishyire kuri taye batazajya bagira ngo naritiriye hari ukuntu umuntu ajya kudodesha nigeze mbona umuntu aza kudodesha ikabutura w'umudamu kugira ngo itaza kumurekura arambura imyenda yose asigarana suve kugira ngo bamupime nyine neza ibimwegereye uwo nawe yajya kudodesha iryo kote yaravuze ati mwihangane ikote ryanjye murishyire kuri taye batazajya bagira ngo naritiriye bararidoda rwose bararimwegereza ukabona riramubereye ariko ntiyamenya ko icyubahiro cyo mwese ari umwenda w'umutirano noneho kandi agatirano katamara imbeho arangije ubwo umunsi bamaze kuri muhereza rero abwira umugore ati bo tujye kwiyakira none dusohoke bicara mu modoka baragenda za zindi 11 nazo zijya mu biraka bisanzwe baragenda bararya baranywa barangije baba baratashye bageze ku gipangu ubwo yabo niyo yinjiye nyuma izindi nyine zagiye mu biraka zari zatashye mbere bamaze guparika iyo ngiyo Yesu arambwira ngo witegereze uriya mugabo agiye kuraga se ikinyarwanda kuraga noneho Yesu arambwira ati byitegereze naramwitegereje yarinjiye araza areba za parika yindi yazanye areba za zindi ze arangije yinjira abonye ko nta kibazo zifite arangije yinjira mu nzu aho ajya kuryama twihute tugera aho barara rero uburiri bwari nka buno hano hari intebe agatebe ko kwicaraho hano ku ruhande naho hari akameza Yesu yambwiye ngo mwitegereze agiye kuraga ese yaraze gute yamaze kwitegereza izo modoka abonye ko nta kibazo aravuga ati Imana ishimwe ko imodoka zanjye zatashye amahoro reka nigire kuryama azisiga mu gipangu bisanzwe ageze aho aryama yicaye ku gatebe umugore we yahise yikura mutwe ndajya kwiryamira nkariya ku buriri n'ubundi ariko umugabo yicara ku ntebe amaze kwicara ku ntebe nabonye akora mu ruhago akuramo telefone ya touch nini mu ruhago hari abatabyumva mu mufuka amaze gukora mu mufuka akuramo telefone nini ya touch arayireba areba ukuntu bagiye bamuhamagara atangira kuganira n'umugore nyine baganira bisanzwe ariko agera kuri ya telefone ahubwo ati madamu rero nibagiye kukubwira amakuru y'abantu bagiye bamuhamagara kuri telefone hari abampamagaye ku kigo cy'abana handi biga mu bihugu byo hanze bampamagaye barambwira ngo abana bacu bagize amanota meza batsinze kandi buriye indege baratashye Imana ishimwe ati kandi naba abantu baturagiriye inka mu bikuyu bambwiye ngo za nka zacu zahakaga zabyaye Imana ishimwe aramubwira ati kandi naba abantu baducururiza ku madepo bambwiye ko bya bintu bacuruzaga byashize ndetse n'ibyo twatumije byaje kandi ibyo barangije gucuruza bungutsemo amafaranga ya naya Imana ishimwe arangije afata ya telefone ayishyira kuri ka kameza kari iruhande rw'uburiri arangije yakoze mu mufuka n'ubundi arongera akuramo agatabo ka banki arakareba arangije aramubwira ati madati nibagiye kukubwira n'amafaranga tugejeje kuri banki hariho aya naya Imana ishimwe aravuga ati rero nshingiye ku mafaranga mfite kuri banki nshingiye no kuyo barabungutse bari kuducururiza burya za modoka 3 nari nkeneye muri kino cyumweru ndazigura Imana ishimwe ka gatabo nako akarambika ku meza arangije yakoze mu ruhago akoramo amafaranga mu mufuka amaze gukora mu mufuka akuramo amafaranga aramubwira ati burya nayo yandi twajyanye kwiyakiriza burya ntabwo yashize hasi twakoresheje hasigaye ya naya Imana ishimwe nayo ayarambika hamwe na ya telefone na ka gatabo kuri ka kameza arangije kuyarambikaho atangira kwikuramo imyenda kugira ngo ajye kuryama ikote hariya karuvati ishati inkweto umukandara gutyo byose abikuramo Yesu arambwira ngo ninjya ngeraho njye mbaza umukristo wese waje mbabaze ngo ese kuno mwaje n'inkweto n'amasaha n'amatelefone n'inkweto n'imodoka mwajemo nimugera mu buriri muravuga ngo kuko ari ibyacu turabirarana bakavuga ngo hoya
Yesu arambwira ngo icyigisho kiraho kwa kundi yarari kwikuramo amakote amafaranga udutabo twa banke amatelefone arambika icyigisho gihari kwa kundi tubikora tuba turi kuvuga ngo wasiwe sigara n'ibyawe aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize yakoze murogo akuramo telefone atanga amakuru kuko ariyo yari yatiriye arangije ayirambika ku meza sigara n'ibyawe aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize akora mu mufuka akuramo agatabo ka banke aravuga ati amafaranga ariho naya wasiwe sigara n'ibyawe ngaka gatabo amafaranga ari kuri banke aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize arakarometa akuramo amafaranga ati na yandi nagiye kwiyakiriza nakoresheje ayahasigaye sigara n'ibyawe na yarayometa aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize sigara na rino kote ino karuvati ino shati ino mukandara ino pantaro zino nkweto aya masogisi aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize arangije kubikora gutyo yinjira mu buriri ajya kuryama. Yesu arambwira ngo rero kwa kundi natwe tubyikuramo buri mugoroba dushyira hariya tuba turi kubwira isi ngo wasiwe sigara n'ibyawe aho ngiye sinzi niba nzagaruka ningaruka uzongera untize. Arambwira ngo buri mugoroba burya buri muntu wese araraga cyane ahubwo disi burya tunabyutse twagombye gushimira Imana kwidutije cyane ngavuga uti kandi reba nawe uryamye koko uziko mbise mbitekereza nanjye ngiye kuryama uyiri joro nakuwemo telefone nikuramo imyenda birumvikana byose nshyira ku ruhande nuko turaba turi kuraga rero kandi hari umuntu wabikoze gutyo ubu atabyutse ngo yongere abibone cyane donc akaba yagendeye ko abantu baratwihangana n'imvura iraguye ariko ntacyo noneho rero Yesu arambwira ngo nzababaze ngo se iyo musinziriye musinzira muzi ko muzakanguka ikiriho nta muntu usinzira azi ko azakanguka noneho rero uyu nawe yasinziriye azi ko muri icyo cyumweru aragura imodoka 3 zikaba 15 nk'uko yari azikeneye ariko akimara kugera mu bitotsi asinziriye agiye kubona abona itangazo riza hejuru rivuga ngo iminsi ye irarangiye. Burya umuntu wese yagiye gupfa mbere yuko ugenda ubanza kubona itangazo rivuga ngo iminsi yawe irarangiye kandi iyo tangazo rije burya iminsi y'umuntu irangiye nta kintu na kimwe n'isegonda rimwe ntiwaryongeraho. Burya umuntu amenya igihe amaze ntamenya icyo ashigaje akimara kubona itangazo rivuga ngo iminsi irarangiye kuko nta kindi kintu yari kongeraho n'uguhita yitaba karame kubera ko burya nyine yirangiye niho uzajya kubona ukabona umuntu yarari kugenda mu muhanda wenda ari kugenda n'amaguru twivugire ku banyamaguru kwa kundi uri kugenda n'amaguru ukajya ukabona itangazo rivuga ngo iminsi yawe irarangiye kandi igare ryawe ni ku modoka igiye gutambuka uhita ugenda uyisanga ukabona umuntu ari kugenda mu muhanda hagati ukibaza ati uyu muntu baramuroze va mu muhanda dorane muri kaburimbo batakugonga we akagenda nk'ugiye guhobera tate we cyangwa muyomba we ariko ukibwira tese byagenze bite ko mukanya ukumva ngo imodoka imunyuzeho bamwe bagaca imanza ngo baramuroze ngo bamutereje imodoka ntayo baba bamutereje ahubwo nuko igihe cye kiba kirangiye yabona itangazo rivuga ngo iminsi yawe irarangiye agahita agenda guhura n'igare rye kugira ngo rihite rimujyane tugasigara duca imanza rero burya iminsi y'umuntu irangiye ntacyo aba yakongeraho uyu muntu yamaze kubona itangazo rivuga ngo iminsi irarangiye rero yibutse ukuntu yaragiye kugura imodoka yibutse ukuntu yari kurihira abana yibutse byinshi cyane atangira gutanga impamvu ariko reka nkubwire mugenzi wanjye burya tubura umwanya wo gusenga Imana tukabura umwanya wo kujya kwiyirizana urugero tubura umwanya wo kujya gukora imirimo yo gukiranuka ariko umwanya wo gupfa ntabwo tujya tuwubura iyo ruje rurarwaje ntuvuga ngo nta mwanya nuvuga ngo nago ndaboneka nuvuga ngo reba aho narutinyiye nta nubwo usaba ngo usibire oye reba ahantu narutinyiye ushobora kugira abana bakaburara baburara mu gitondo wenda ukabona udufaranga ngo ugiye kubahahira wagera mu isoko wenda ugahaha wamara guhaha igihe twikoreye ngo uri kwihuta wagera imbere ukabona itangazo rigutanze imbere ngo iminsi yawe irarangiye uzi ko utaruhendahenda ntireka mbanza mbigeze no mu rugo aho itangazo ryawe rivuze ngo iminsi yawe irarangiye ntushobora kuharenga kuko iyo iminsi yawe irangiye ntushobora kongeraho n'isegonda rimwe niho ujya kumva imodoka iramukubise twa tujumba turasandaguritse kuko iyo iminsi y'umuntu irangiye adashobora kugira icyo yongeraho
uyu mubiri rero ngewe nabonye ari nka nyiranjajwa kera hajyaga nyiranjajwa mbyitiranya na ziriya mverope tujya duhahiramo uyu mubiri uragushungura ukawusiga ukawusokoza ukawushyiraho amarangi ukawukorera ibyo ushaka byose ariko ikintu cyantangaje cy'uyu mubiri gituma nkuzingereranya n'iyo mverope iyo ugeze mu nzira ugabona itangazo rivuga ngo iminsi yawe irarangiye nuvuga ati wenda kubera ko nambaye neza kubera ko nisize kubera ko nsa neza wenda uranyihanganira nicume gato niba ari mu muhanda naho uragarambaho nta kindi urarenzaho nyamverope rero uragenda ukayigura wahahiramo inyanya wagera imbere gato urunyanya rumwe rwahonyora urundi wajya kubona ukabona rubisandaje mu nzira udutunguru twa senkani ni nyiranjajwa rero na kino kibiri nikibuka ko wagihahiye nari mfite musaza wanjye yajyaga aririmba ngo mubiri we ngo naguhaye inyama ngo naguhaye isupu ngo naguhaye ibintu ngo naguhaye ifiriti ngo ariko umubiri we ngo uranze urabose umubiri ni ubusa kwirirwa udukereza udutandukanya n'Imana ntacyo bimaze igikuru ni ukugira ngo ni ugushaka ukuntu twabana n'Imana nibyo bifite agaciro ubwo rero uwo mugabo itangazo rimaze kuza kuko nta kindi yari kongeraho cyakoze agerageza gutanga impamvu avuga ati rero nubwo umbwiye ko iminsi yanjye irangiye ariko mfite abana bari kwiga hanze kandi umugore ntiyashobora kubarihira none cyakoze nanone kuba waje ntiwagenderaho mfite akana k'akarema kari karananiye genda ukajyane wenda ngewe uzagaruka kunjyana ubutaha maze kurihira bari abana ku ishuri wagize ngo rwaremeye se rwaramubwiye ngo ni wowe ndi gushaka kandi ndi kwihuta arongera avuga ati rero wenda akana urakagaye kuko ari gatoya dore mama arashaje kandi ntiyazashobokana n'umukazana we genda bari ujyana ngewe uzagaruka kunjyana ubutaha mbanze kiri ibintu kuri gahunda wagize ngo rwaremeye rwaramubwiye ati ndi kwihuta ntunyereze ahubwo tugende ndi kwihuta iyo rwamanitse ishoka nta kindi kintu wakora ruhita runakujyana arangije ntiyigeze abona n'akanya ko gusezera ku mugore kuko iyo birangiye biba birangiye aba aragiye rero ageze kuri ya nyanja turi ku cyubahiro cyo mu isi ni umwenda w'umutirano ageze kuri ya nyanja ya Yorodani twabonye ko afite imodoka 12 twabonye ko afite imitungo myinshi itandukanye ariko Yesu arambwira ati mukarugwe ntikarame sinakubwiye ngo icyubahiro cyo mu isi ni umwenda w'umutirano ati nuruzi ko ageze kuri Yorodani ati urebe ko muri bya bindi byose yari afite yitaga ibye hari na kimwe baraza kumuha ese koko hari ikintu na kimwe bamuha niyo wagira imodoka 100 ese koko uramutse upfuye hari nimwe bagushyinguramo bikakumarira ikisi wenda unabijyanye nk'umuntu wari usanzwe ufite icyubahiro wenda wavuga ati nibuze ariko nta niyo baguha ntayo baguha na rya kote yari yadodesheje avuga ngo barikire kuri tayi batazajya bagira ngo baritiriye bagiye kurikoraho umugore ati murireke ariguze vuba tuzarebyaza umusaruro dore asize abana asize abana ntimurikoreho uwagiye aba yanagiye bareba imyenda ya makeya ya mafaranga yari afite nta n'igihumbi bamushyizeho wenda ngo apfe kujyana nacyo yagiye kubera ko icyubahiro cyo mu isi ari umwenda w'umutirano nta n'igihumbi bigeze bamuha imodoka zirasigaye inka zirasigaye ibintu byose birasigaye Yesu arambwira ati ese impamvu batagira icyo bamuha ni ntago nyizi arambwira ati burya rero iyo uri ku isi uri gukorana nayo muba muri inshuti ariko iyo ugiye gupfa iyo upfuye burya uba ubwiye isi ngo bayi bayi iyo ubwiye isi ngo bayi bayi rero irabwira ati rero kuva unsezeyeho nari naragutije ubwo ugiye ndatiriye ngiye gutiza abandi ni ukuvuga niyo mpamvu nta kintu na kimwe baguha burya isi ihita itirura urabona umuntu ari mu gihugu cy'u Rwanda akavuga ati rero u Rwanda ndarusezeye ndigendeye gukorana n'Ubugande ntago ibintu niba bakuguzaga amafaranga bashobora kutongera kuyaguha ahubwo uragenda ukajya gukorana n'ibyo bihugu ugiye gusanga n'isi rero niko iteye niba ubibwiye ati bye bye irakubwira ati naragutije rero ndatiriye ngiye gutiza abandi umva uyu mugabo ageze kuri Yorodani akihagera bati ni ugutambikaho imirimo kuko yari umukristo aravuga ati imirimo yo nta kibazo hari imirimo narayikoze yibuka abo basambanye abo yagiye aha ntiyamenya ko iyo mirimo izashya cyakoze yari afite mikeya agikizwa yari yaragiye akora ayitambikaho nk'uko twagiye tubibona aragenda ageze hagati hakurikiraho ya indi iri gushya irashya we abo yahaye 40 basambana abo yasengereye asinda yagira gute iyo yose irashya
mu kurangiza gushya rero abona igitabo kiribumbye ngo imirimo ye irarangiye. Imaze kurangira bamubwira ati tangazo ngo imirimo yawe yarangiye, aravuga ati bo nari mfite amatelefone, nari mfite amataci atandukanye, nta kibazo, reka nohereze umugore message anyoherereze ku mirimo, cyangwa muhamagare anyohereze ku mirimo, agurishe biriya bintu twari dufite anyohereze ku mirimo kugira ngo nkomeze ntambikeho nambuke. Arangije ngo arireba arisakasaka ahantu hose asanga na telefone, yemwe aburana karasharamye ya yindi yaguraga 1000, nibuze ngo yandikaho na message amenyesha umugore amakuru ari kubera aho ari, kugira ngo amubwire ko imirimo yamushiranye, nibuze umugore amwoherereze ku mirimo. Impamvu bitemeye nuko Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu apfuye ibyo biba birangiye, ibyo yakoze nibyo. Abaramanutse rero, mu kumanuka twebwe aho turi abayobozi bari kujya batubwira ati uyu muntu yari umukiranutsi, uyu muntu yari umukristo, uyu muntu yakoreye Imana, abo yaguriye icyayi, abo yagize gute, bose bari kugenda bavuga ukuntu yari umukiranutsi. Nyamara hariya yamanutse bati ijuru yaritashye, n'umugore akavuga ati byanze bikunze ijuru araritashye. Arakomeza aravuga ati byanze bikunze araritashye. Nyamara ryahe ryo kajya dutanga ubuhamya. Abayobozi batuyobora birashoboka ko bari bafitemo inyungu, kubera ko bari bazi ko bari gutara icyaka, iwe hari fanta, hari ibyo kurya, nibagerayo barabona ibibahembura. Nyamara iyo bagiye gushyingura wenda nk'umuntu udafite ikindi kintu, wenda ari umukene cyangwa ari umutindi nyakujya, birashoboka ko ayo masaha twahamaze atariyo twahamara, baba bari kuvuga ati nimugire vuba twihute, uyu se turi kuwatinda turahamukuraho iki. Ariko kuko ari umukire twarahatinze, yewe n'imvura iratunyagira, turi kumva ubuhamya bagenda bavuga ubuhamya ngo atashiriro kandi ntaryo. Noneho aha niho Yesu yageze arambwira ngo ngende mbwira abayobozi ngo nimugapfe gutanga amajuru ku bantu bose bagiye, kuko abagiye bose siko bagerayo. Uyu mugabo amaze kumanuka rero, hakurikiraho ubwo isi yatiriye ku mugabo, itije umugore usigaye. Itije umugore wibitseho amakuru, afite amakuru ko natanga imigabane ya 1/10 bishyitse arabafunguje konte mu gihugu cyo mu ijuru. Yibitseho amakuru ko nakora imirimo yo gukiranuka azayambukiraho kuri Yorodani, kandi ni nayo izagenda imuherekeje. Araza akora nk'uzapfa ejo, afunguza konte mu gihugu cyo mu ijuru kuri bya bindi si yamutije. Arakora twihuse, nawe iminsi ye iza kugeraho irarangira. Irangiye ubwo yari afite amatsiko yo kuzambuka, agasanga y'umugabo we byanze bikunze yarazi ko yaritashye. Nawe aragenda ageze tugere kuri Yorodani. Ageze kuri Yorodani, Yesu akimubona kuko yari afite imirimo myinshi yo gukiranuka, Yesu aramubwira ngo ikaze mugeni nameneye amaraso. Umupakazi nawe aragenda, hageze noneho baramubwira ati ngiyi nzira kugira ngo wambuke. Aragenda nawe bya byuma nkuko twabibonye biraza, ndetse na zangazi nawe atangira gutambikaho. Umva icyambabaje, uzi ko yageze hahandi umugabo yarohamiye, ntabwo yigeze amenya ko umugabo yaharohamiye. Yakomeje agenda azi ko azamusanga imbere. Arakomeza aragenda azi ngo azamusanga imbere. Ageze hakurya Yorodani amaze kwambuka, niho yagezeyo arebye asanga umugabo we ntawe ari kubonayo. Atangazwa nuko atamubonyeyo, kandi yarazi ko nawe yambutse Yorodani. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo muzatangara mugeze mu ijuru, abo mwatekerezaga ko muzabonayo mubone ntimubabonyeyo. Kubera iki? Bagiye bashirira muri Yorodani, natwe tukibwira ngo barambutse. Imana y'amahoro turengere cyane. Uyu rero nawe yaratangaye, agezeyo ntiyabona yuwe, kandi yarazi ko nawe yagezeyo. Ibyo birangiye rero, hari ibyo nabonye by'inyungu yo gukora imirimo yo gukiranuka. Icyambere cyo inyungu mbonamo, iyo wakoze imirimo yo gukiranuka nkuko nakomeje kubivuga, ikubera ingazi hejuru ya Yorodani. Icya kabiri, imirimo yo gukiranuka igukorera igufasha kwa igenda iguherekeje aho umukunzi wawe wese atashobora kuguherekeza, ariko ya mirimo igenda iguherekeje. Icya gatatu, iyi mirimo igukorera iyo umaze kwambuka Yorodani, cya kizingo cyose cyagiye kigukurikiye wagendeyo kandi kikagenda kiguherekeje, nicyo gihita kibamo ikanzu y'umugeni Kristo yameneye amaraso. Haleluya. Aha ngaha rero niho hahandi
umuririmbyi yageze araririmba ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibukwa. Kubera iki? Yabonye ko byanze bikunze nubwo tuyikora turuha, nubwo tuyikora tubabazwa, ariko imbere y'Imana ntago yibagirana izibukwa. Aha niho naho Yohana nushaka kumenya ko imirimo dukora yo gukiranuka ariyo tuzambara tugezeyo, Yohana yabishuriwe mu Byahishuwe 19 umurongo wa 7 n'uwa 8 niho yanditse amagambo aravuga ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi umugeni we ahawe kwambara umwambaro w'igitare mwiza urabagirana utanduye, ngo mudukuba bashyiramo ngo kandi uwo mwambaro yahawe wo kwambara ni imirimo yo gukiranuka y'abera. Amen. Ni ukuvuga ngo imirimo dukora ifite inyungu eshatu. Imirimo yo gukiranuka ikubera ingazi, imirimo yo gukiranuka igenda iguherekeje, imirimo yo gukiranuka niyo tuzambara muri kiriya gitaramo cy'abera. Imana y'amahoro nihimbazwa. Iyo mirimo rero yo gukiranuka ibamo ikanzu nk'uko mbibabwiye, kandi imirimo yasigaye mu gitabo batasomye ngo ize kukubera ingazi niyo itibamo amakamba y'umugeni Kristo yameneye amaraso. Tugeze ku gucika k'umutima rero. Ese umutima w'umuntu ucika ryari? Ubundi uno muntu w'inyuma n'uno w'imbere, uno muntu w'imbere w'inyuma afite ubushobozi bwo kubana n'uno muntu w'inyuma gusa, uhereye ku ngazi ya mbere twahereho twinjira muri Yorodani ukagenda ukageza ku ngazi ya nyuma isoza Yorodani. Iyo uno muntu w'imbere ageze ku ngazi ya nyuma isoza Yorodani, imbaraga za kino kibiri ziba ziri kugenda zirushaho gushira. Kwa kundi ateye intambwe yambuka, hagati yo kuva ku ngazi ya nyuma no kwambuka niho imbaraga za kino kibiri zihita zirekura, ukumva ni nk'amakare arekuranya bakavuga ngo umutima uracitse. Ndasubiramo. Ese umutima w'umuntu ucika ryari? Ubundi no muntu w'inyuma afite ubushobozi bwo kubana n'uno muntu w'imbere gusa, uhereye ku ngazi ya mbere wahereyeho kuri Yorodani ukagenda ukageza ku ngazi ya nyuma isoza Yorodani. Iyo umuntu w'imbere ageze ku ngazi ya nyuma isoza Yorodani, mu gihe atera intambwe yambuka ajya kwambuka hakurya Yorodani, ubundi imbaraga za kino kibiri ziba zirangiriye aho, bigahita birekurana bakavuga ngo umutima, ukumva ni nk'amakare arekuranya bakavuga ngo umutima uracitse. Cyangwa se kirya gihe wagezemo hagati ukagira ibibazo imirimo yawe ikarangira, kwa kundi na wa wundi amanuka, burya na babandi bamanuka bahorera epfo kwa Satani bakoreye, burya nabo bamanukira ku masikariye. Kwa kundi ari kumanuka rero agikuzimu, iyo ageze ku isikariye ya nyuma isoza aho bari kumanuka, naho kino kibiri nabwo gihita kirekura bakavuga ngo umutima uracitse. Ikibazo ku bakristo rero, iyo tugeze aho ngaho ndababaza ni mwa bakristo mwe rero, tumaze kubona uburyo bubiri umutima ushobora gucikamo. Ushobora kuba umanutse cyangwa se wambutse. Ikibazo nabaza abakristo, ndababaza nti nk'igihe mumaze muri abaririmbyi, nk'igihe mumaze muri abakristo, nk'igihe mumaze musenga, ushingiye ku mirimo wakoze nuko twagiye tubibona, imirimo wakoze yo gukiranuka ko twamaze kubona ko iminsi turimo ni inyongezo. Yesu yarambwiye ngo ninze mbabwire ngo mukimenya ko buri mugoroba muraga, mumenye ko iminsi muri mari inyongezo, kandi inyongezo ntiburanwa. Buryo waraguze neza n'umuntu ashatse kongeza byinshi cyangwa bicyashobora no kutakongeza, icyangombwa nuko waguze ibintu washimye. None ko iminsi muri mari inyongezo, uyu munsi utashye wagera mu rugo cyangwa se uri no mu nzira ukabona itangazo rivuga ngo iminsi yawe irarangiye, urabona umutima wawe wacika ugeze. Ese waba wambutse Yorodani? Se waba ugeze muri 1/2? Se waba ugeze muri 1/kangahe? Urabona imirimo yo gukiranuka wakoze ikwemerera kwambuka Yorodani, cyangwa se ishobora kurangira utari wambuka Yorodani? Buri wese asubiza akurikije uko abyumva, ashingiye uko yagiye ari gukora. Noneho buri wese aba ari kubyumva. Kubera ko twamaze kubona ko imirimo ya nyuma ari ihesha ya mbere agaciro, nkababwirane rero muri aka gahe k'inyongezo duhawe, ni mureke dukore nk'abazapfejo, dukorere muri iyi si nk'abazayivamo, dukorere ijuru nk'abazaritaha. Aho twapfapfanye iminsi yo kujijwa yabonetse kuri twe, icyaduha ikaba impfabusa imbere y'Imana, tukongera tugatangira tukareba ko inyanja twazabasha kuyambuka. By'ukuri nubwo nanjye nahageze ntago nayambutse, ariko nabonye abagiye bayambuka. Ngiye nagarutse kubera ko nari nje kugira ngo nange iki
iki cyigisho nari ngiye kwiga ndangije kwiga ngaruka gutanga isomo nari nahawe ariko by'ukuri ntabwo kuri Yorodani horoshye umuntu wese nashaka abe maso kubera ko buri wese azahambuka ku giti cye nta muntu uzamutswa n'undi nta n'undi uzaherekezwa n'undi ni buri muntu ku giti cye aho ngaho rero iyo mpageze ndababwirane rero hari n'ukuntu twaba twishuka ngo dufite imirimo yo gukiranuka nyamara nta niyo dufite hari ibihombo tujya dukora tugira muri uku gukora imirimo yo gukiranuka wenda ukaba wayikoze ariko ukanayihomba ese biba ryari burya mu bintu byose dukora hashobora kubonekamo inyungu hakabonekamo n'ibihombo iki gihombo cyiza ryari rero njyewe wenda mashobora kumara kumva ino message cyangwa nkumva n'ubundi butumwa nkafata umwanzuro nkavuga ni rero imirimo mfite ntishobora kunyambutsa nyamara duturanye naho nakorera imirimo mfite imfubyi mfite abapfakazi mfite abantu wenda babakene duturanye ndakoreraho umugisha nkagenda nkafata umwanzuro nkavuga ati yenda runaka nshingiye kuntu mbona yambaye ubusa reka mugurire igitenge wenda nkagira imirimo ngenda mukoreraho ko mugurira igitenge ubwo nshyizeho ingazi ejo nabona nta nkweto nkamugurira inkweto nabwo nshyizeho ingazi ejo nareba agapira yambaye nkabona nako ni ikibazo nkaba namugurira agapira nabwo nshyizeho ingazi abana nabageraho be nkabona nabo ni ikibazo kubagaburira kugira ngo bya mirimo yose tugenda dukora muri make igenda iterwaho amave noneho ibyo maze kubimukorera arampemukiye umwana cyangwa undi muntu mukuru nkanjye bashobora kunkorera ibintu wenda nagera umuntu akajya nkorera nk'ibintu wenda akankorera nk'imirimo 15 cyangwa inarenze ariko nagera aho bari kumuvuga wenda ngasanga nk'abagore bagenzi banjye baricaye bati nyira runaka muramubona ati uriya mugore agira impuhwe nk'iz'abarozi atuzi ko ari umurozi tugatangira tukamwicaraho tukamuvuga ariko nkavuga ati rero nubwo tugiye kumuvuga ntimuzamubwire njyewe afite ukuntu anyihera akantu ariko noneho tukamuvuga nkajya mvuga ni wa mugani agira impuhwe z'abarozi ese koko biriya bintu ankorera buriya koko wa mugani ni umurozi tukamuvuga twarangiza nkamubwira ariko rero nimumubwire tutandukane neza ntazabimenye tukagenda tuti turabirangije twamara gutandukana na ba bantu nishinze bakajya kumubarira ibyo narindi kuvuga ndetse n'ibyo bambwiye bakabinshyiraho ko ari njye wabivuze yamara kubyumva akababazwa n'ukuntu namuvuze atatekerezaga ko namuvuga amagambo agafata umwanzuro w'uko nta kintu azongera kunkorera yamara gufata umwanzuro njyewe ibibazo mu rugo byancanga nzi ko ntawe wabimubwiye kandi we yari ibyicecekeye hari umuntu umenya ko wamuvuze akakwihorera akavuga ati umuntu naguhisha ko akanga uzamuhishe nawe kubizi akituriza akanyereka ko nta kibazo ariko afite umwanzuro yafashe ko nta kintu azongera kumva byancanga nkaba ngiyeyo nagera nyaboneka dore ndaburaye none niba ufite uko ungenza gira icyo ngenza umugore ati nanjye nta kintu mfite kuko yafashe umwanzuro ntayibwira ngo ambwije ukuri nyamara arambeshye twamara gutandukana agasanga ba bantu bagiye kumubarira bya bindi navuze ati murabizi atuzi ko wa mugore nta bwenge agira muzi ko uriya mugore ameze nk'umusazi ntimuzi ibintu yagiye amvuga ngo ndaroga n'ibiki byose ngo nshaka kuzamwica atuzi ko none hangiye kubona nkabona arahingutse aje kumbwira ngo ninongere muhe ati buriya mubona agira ubwenge ati dore ukuntu ka kagore wenda nta bwenge kagira ati nimubona cya gitenge yambara nenge wakimuguriye Imana ihita ishyiraho 0 nimubona na wa mupira ajya yambarana nenge wawuguze 0 nimureba naza nkweto yambara nenge waziguze muri make bya bintu byose yagiye ankorera agahita agenda bivuga ari kurata ngo yerekane ko namubabaje kandi yarangiriye neza Imana igahita ibitesha agaciro iyi nayo kuri Yorodani zashya ukicara uzingura yifite ariko kubera ibyo wayikoreyeho ikaba yaramaze guta agaciro nkababazane noneho nimukore imibare ushingiye kuyo wakoze mizima ugashingira niyo wagiye ubarira abantu kubera impamvu runaka urabona usigaje ingahe iyo usigaje yakwambutsa haruhagera akavuga ati rwose nshingiye buri wese aba afite uko ari kumva ibintu ubwo rero ibyo iyo birangiye buri wese yishyira ku munzani n'ibyo ngibyo nenda reka tuvuge ikindi gihombo reka niye kuba na wa wundi nahemukiye urabona hari ukuntu nko mu itorero cyangwa mu idini bashobora gufata umwanzuro ati tugiye kubaka urusengero bamara gufata umwanzuro nkavuga nti nshingiye nkahagarara ngo nshingiye ku byo Imana yankoreye ngo nitanze 200,000 cyangwa se nava nk'hano nagera iwanyu muzi rwa rusengero rw'inyamyumba ni burya rwa rusengero amabati ariho 20 n'inge wayaguze nashyizeho n'imifuka 10 ya sima umugore nawe yaguze amakaro 50 ibyo byose biba biri guta agaciro
nk'uko ukagera nk'ahantu uje kunsura nakubwira ni rero buramba ngize icyo nkumarira ariko agakoma kari karimo burya ni mushumba ngahaye ni pasiteri ni mukristo runaka ibyo nabyo biba birangiye ngo nureba ngo babashyitsi ngo twakiriye ku cyumweru ati burya icyayi banyweye ninjye wari waguze isukari n'amajyane bakoresheje ibyo nabyo biragiye ati n'umuceri baguze batetse na za nyama burya ninjye wabikoze ubona ko hari abantu baba barimo ariko akagenda akavuga ati hariya dusengera iyo batangira nta mushyitsi uba wakirwa nta ruriya rusengero ninjye warwubatse amabati kuva hasi kugera hejuru akoreye ubusa kubera iki kubera ko ibyo akoze bitandukanye n'iby'ijambo ry'Imana ritubwira ese Bibiliya itubwira ngo iki iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 6 duhere ku murongo wa mbere ukageza kuri 4 hari aho Yesu yavuze ngo nujya kugira neza ngo ntukamere nk'indyarya zihagarara mu masinagogi zikavuza amakondera ngo zikavuga ibyo ziri gukora kugira ngo abantu babashime burya iyo abantu baguhaye amashyi cyangwa bakagushima ibihembo byawe umaze kugororerwa ahubwo ngo wowe nujya kugira neza ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya iki ukw'iburyo gukoze ahubwo wowe ubikore wiherereye iso uwo mu ijuru ureba ahiherereye ari nawe uzakugororera ni nawe ugomba kumenya icyo wowe ukoze nawe iyo ugenda ubyanika gutyo ubitangaza burya ya mashyi baguha uba wamaze kugorora birangije ngira ngo mwabyumvise kandi buriya reka tuvuge ngo n'umwuka wera asobanurira abantu arushaho kubasobanurira kandi nyamara buriya habwirwa benshi bavuga ngo havugwa menshi akumva beneyo ariko aho uherereye inshuti yanjye ugize amahirwe yo kumva ubu butumwa rwose umfashije nawe wifashije waba ugize neza ukabwoherereza inshuti abavandimwe waba ugize neza hanyuma reka tugane ku musozo dushimira uyu mubyeyi iki kiganiro kuba zakireba cyose twahereye hafi saa 5 zaburaga iminota mike dusoje saa 10 zibura iminota 5 uyu mwanya ni muremure rero reka ngira ngo no muri buri gice nzajya nshyiraho nimero ya telefone wumva hari icyo wamusobanuza wumva mwasengana byaba byiza kurushaho hanyuma ariko mbere yuko dusoza reka abanze duhe nimero ya telefone umuntu ashobora kumuhamagaraho ikibazo nagize nta WhatsApp afite nta WhatsApp agira kandi burya WhatsApp iroroha cyane cyane nk'abantu bari hanze ariko no guhamagara birashoboka reka banza duhe nimero ya telefone narangiza dusengere ubundi naho butaha murakoze cyane nimero yanjye ya telefone ni 078 48 74 29 2 reka njyewe nyivuge neza ku bantu batari mu Rwanda kugira ngo bikunde bicemo utangiza akamenyetso ko guteranya 2 5 0 7 8 4 8 7 4 2 9 2 iyo nibwo ushobora kumuhamagara hano mu Rwanda ho biba ari bisanzwe ariko iyo ari uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ubanza guteranya 250 7 8 4 8 7 4 2 9 2 sizo hanyuma dusengere rero murakoze cyane reka dusenga Imana dusengera abari bari kudukurikira natwe twisengera namwe kugira ngo mugire urugendo rwiza Imana ishobora byose wowe ukora imirimo n'ibitangaza aya masaha turagushimye tugushimiye ukuntu wabanye natwe tugushimiye ukuntu waturindiye muri ibi biganiro twari turimo tuganira na mwene data tugushimiye ukuntu washyigikiye ijambo ryawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro Imana iteye ubwoba turagushimye kubera ko wigaragaje nk'Imana ntago byoroshye kwicara umwanya ungana gutya ntago byoroshye kuba umuntu yasubira mu bintu uko yagiye abyerekwa ariko ikigaragara Kristo wabanye natwe
komeza kugenda utwibutsa, komeza kugenda utwereka uko byari bimeze. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye nubwo uyu mwene data yagaragaraga nk'umushyitsi, ariko twaje gusanga atari we mushyitsi twari dufite. Umushyitsi w'Imana twari dufite ni Yesu umwana w'Imana, kuko niwe wakurikiranye aya magambo twari turi kuvuga, niwe wabishyize ku murongo. Nubwo twebwe twabivuga ariko atari kumwe nabyo ntacyo byatanga, ariko kubera ko yari ari kumwe natwe, izina rye nirihabwe icyubahiro. Hari ikintu nabonye kuri uyu mukunzi rero wari uri kumwe natwe muri iki kiganiro, ni uwe wavuze ngo mwese abarushya n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Kubera ko rero yari ari kumwe natwe, nta teraniro na rimwe ageramo ngo asiga adakoze igitangaza. Nubwo namwe tutabarebeshaga amaso, ariko mwebwe mwari mukurikiranye iki kiganiro, ni mumwegereze imitwaro yanyu kuri Yesu, nta kimunanira. Abasha gutabara abageragezwa bose. Muri we impumyi zirahumuka, muri we ibipfa amatwi birumva, ibiragi bikavuga, muri we abapfuye barazubuka. Uyu munsi nawe waba ufite ibyapfuye mu rugo rwawe cyangwa mu miryango yawe, ndakwinginze kugira ngo nawe ntugende utabimubwiye, kuko niwe karuhura uwaruhuye Mukarugwiza Tamari ku nkoni yari ariho n'ibibazo yahuye nabyo. Ubuhamya mwabwumvishe muri make, ni ukuvuga ngo nawe yakitegura kukuruhura, izina rye rigahabwa icyubahiro. Ni ukuri ari hano kandi ari kumwe namwe, kuko abirebera hose icyarimwe. Reka buri muntu wese ufite uburwayi n'izananiye abadogiteri, hari amagambo yivugiye aravuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Arongera aravuga ngo nimukomange muzakingurirwa, kandi musabe muzahabwa. Arongera aravuga ngo hari ibimenyetso bizagendana n'abizera. Oh haleluya! Baba ari abarwayi ngo bazaramba ibiganza ku barwayi bazakira. Byaba ari ibibazo by'amadene, byaba ari ibibazo by'ibigeragezo, byaba ari ibibazo bitandukanye, ariko mu kwizera Yesu Kristo yabikuraho, izina rye rigahabwa icyubahiro. Dusengeye abatwumva n'abaduteza amatwi ndetse n'abarimo batureba, kugira ngo Yesu uyu munsi atahane namwe kandi mugirane ibiganiro, kandi azabaruhure nk'uko natwe yaturuhuye. Turasengera na mwene data tugiye gufata urugendo, kugira ngo Yesu Kristo yuruke amubere shoferi. Nitwumva ko yagezeyo amahoro, nabwo tuzamushima, kandi asigarane natwe, akomeze kutugenderera, akomeze kuduhishurira n'ibindi, kuko yaratubwiye ngo umwuka wera naza azatwibutsa, ngo azatubwira ibyo yatubwiye, ngo ndetse atwereke n'ibyo yasize atatubwiye. Ni muri ubwo buryo ubutumwa buri kugenda butambuka, izina rye rigahabwa icyubahiro. Reka umwuka wera akomeze kubana natwe, kandi Kristo akomeze kudushyigikira. Imana Data ikomeze kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.